wibuke ko yavuze ko kubw'icyubahiro cye azabyikorera kuko ari umwizerwa mu mvugo no mu ngiro ibyo yavuze azabikora uwamwizera n'umunyakuri uwamwizera n'umunyembaraga uwamwizera n'umunyakuri n'umunyembaraga uwamwizera n'umunyembaraga n'abizera mwe uwamwizera n'umunyakuri n'inyangamugayo arakiranuka uwamwizera n'umunyembaraga uwamwizera n'umunyakuri n'umunyembaraga n'umunyembaraga uwamwizera n'umunyembaraga uwamwizera n'umunyakuri ndumva nabi batsindagiramo uwamwizera n'umunyembaraga ibyo yavuze byose no kubikora azabikora ibyo yavuze byose haleluya yavuze byose no kubikora no kubikora no kubikora azabikora no kubikora no kubikora azabikora hahirwa abamutegereza abo ngabo bazavugane bazasubizwamo imbaraga hahirwa abagutegereza hahirwa abamutegereza mu rugendo rwabo bazaba amahoro masa bazasubizwamo imbaraga hahirwa abagutegereza hahirwa abamutegereza bazagenda ntibazananirwa bazasubizwa imbaraga hahirwa abagutegereza mana we hahirwa abagutegereza nubwo watsinda ntabwo uzabura kuza bazasubizwamo imbaraga bazasubizwamo imbaraga bazasubizwamo imbaraga bazasubizwamo imbaraga bazasubizwamo imbaraga bazasubizwamo abo ngabo niba umutegereje uzasubizwamo imbaraga bazasubizwamo imbaraga kuko atazabura kuba intore ze azanziregera vuba 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 kuko atazabura kuba intore ze azazirengera kuko atazabura kuba intore ze azazirengera vuba
intoreze azazirengera vuba, ntabwo azabura kuzumva zimutakira ku manywa na nijoro, azitegeye amatwi kugira ngo azirengere ryari vuba. Uwo twizeye ninde? Haleluya. Uwo twizeye ninde? Uwo twizeye ninde? Mubivuge cyane uko bagiye babivuga batandukanyije. Uwo twizeye ninde? Uwo twizeye ninde? Reka duhere kuri korari na yote ko bagiye babitondeka. Gatatu, uwo twizeye ninde? Uwo twizeye ninde? Uwo twizeye ninde? Uwo twizeye ninde? Haleluya! Ni umunyakuri kandi ni umunyembaraga, arashoboye. Mu yandi magambo arashoboye, ntabwo abeshya. Abantu bajya babeshya bakakwereka ko ibyo bakubwira ari byo biri mu mutima, ariko uwo twizeye ni umunyakuri, agira ukuri. Reka mbabwire ko avuga neza. Icya kabiri, ni umunyembaraga, afite imbaraga nyinshi. Haleluya, tumukomere mu mashyi. Twizeye umugabo udapfundikanye, twizeye umugabo ufite ubushobozi, twizeye umugabo ufite imbaraga. Reka tumuhe icyubahiro. Icyubahiro ni icye, niyubahwe. Amen. Imana iduhaye igitondo cyiza, tugeze mu mwanya mwiza w'amashimwe. Hari abantu Imana yakoreye ibitangaza, kandi kuba turaha nabwo ni igitangaza. Amen, amen. Pasiteri yavuze ngo ntabwo ari buceceke, afite ishimwe. Karibu, ngwino uvuga iby'Imana yagukoreye, uyishimire, ikwiriye gushimirwa. Haleluya. Muhaguruke mwese gatoya. Naririmba iminota 2, iya ndirimba ivuga ngo aracyariho Yesu. Haleluya. Bayinshyiriyemo, bashyiremo nakuma. Amen. Hanyuma dukomere umwami amashyi tuvuga ngo Yesu aracyariho. Haleluya. Ubwo umuntu ufite n'ijwi ryiza yagatera twese tukakaririmba. Aracyariho Yesu, aracyariho, urupfu ntirwamuheranya, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho, aracyariho, Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranya, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho, Yesu aracyariho, aracyariho, umwami aracyariho, urupfu ntirwamuheranya, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho, aracyariho, Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranya, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho, aracyariho Yesu. Ndashima mu ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 28 n'umurongo 8. Aratubwira ngo Uwiteka ni imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome uwo yasize ahungiraho agakira. Muvuge ngo amen. Haleluya. Uwiteka ni imbaraga z'abantu be. Na abantu beriko. Haleluya. Kandi ni igihome uwo yasinze ahungiraho agakira. Ndashimira Yesu kuko yandinze. Umunsi wa gatandatu nari nagiye kubwiriza ubutumwa ibyumba. Hanyuma nari mu misozi ndi kuri moto irabirinduka, ariko umwami arangurutsa. Haleluya, haleluya. Nta gikomere nagize uretse kashoke ko mu ivi, ariko ubundi nabaye muzima. Naramubwiye nti wibeshye cyangwa se wayobye. Haleluya. Kuko njyanye ubutumwa bwa repris haute autorité.
kandi ngomba kubugezayo. Haleluya. Kandi nabugejejeyo, Yesu naramuvuze, kandi nza amahoro. Ndashimira Yesu. Ndashimira kuko imbaraga z'Imana ziturinda ziruta imbaraga za shitani zica. Imana ibaho umugisha. Imana tuyikomere mu mashyi. Saza nk'uyu ugeze mu myaka 70 iyo avunitse ntago igufa baryunga biba birangiye. Satani yari afite umugambi rero wo kumukuraho ukuguru, ariko Imana iravuga ngo igihe siki zihereze icyubahiro. Haleluya. Tugeze mu mwanya mwiza wo guhaguruka tugahimbaza Imana. Benaya mutambuke muze hano, iteraniro ryose duhaguruke, kandi abana bacu nabo baraba bajya masomo, kandi turatanga amaturo y'ishimwe. Ni ngombwa ko dushima Imana. Imana ikwiriye gushimwa. Abantu bafite amafaranga kuri telefone turakoresha code ni ya yindi kuri zo mapuro z'umuhondo ziri hafi yacu, 07 karindwi 911 07 karindwi 911. Iteraniro ryose muhaguruke, duhaguruke duhimbaze Imana. Kandi abantu mwese mugiye gukora mu butunzi bwanyu muzana amafaranga aho mugiye gukura, Imana ihongere ibahe umugisha. Duhimbaze Imana umwanya muto twitegura kumva ijambo ry'Imana. Umwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hewe, ari mu mutima, yego ari hewe, ari mu mutima, yego ari hewe, ari mu mutima. uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hewe, ari mu mutima. henga uwo mwami Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hewe, ari mu mutima. yego ari hewe, Ari mu mutima, ngo ari hewe, ari mu mutima, yego ari hewe, ari mu mutima. uwo mwami Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hewe, ari mu mutima. henga uwo mwami Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hewe, ari mu mutima. yego ari hewe, Ari mu mutima, yego ari hewe, ari mu mutima. uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano, Uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano. yego uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano, Uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano. Reka sabe Esteri atambuke aze asenga Imana, asengere umwigisha, aze atugezeho ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ukuri, kandi uri Imana ishobora byose. Ibyo wavuganye natwe uzabisohoza. Dufite ibihamya byinshi by'ibyo wakoze. Imigambi yawe ni myiza kuri twe, imbaraga zawe ziruta izacu rwose, ntabwo zigereranwa. Mana y'ukuri, tugiye kumva ijambo ryawe, reka rimanukane imbaraga rwose, kuko ijambo ryawe ubwaryo ririvugira, kandi ryaravuze ngo kwimvura idashobora kumanuka mu butaka ngo igende idasomeje ubutaka, niko n'ijambo ryawe ritasubira inyuma ridakoze ibyo ryatumwe. Reka umugaragu wawe imbaraga zawe zimuhangeho
cyane zikorere muri we mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ubwariho ahagarara imbere yacu avuga tube dukira, tube tubohoka, tube tubabashya. Nuko ikigeretse kuri ibyo amashimwe yacu komeze kuyakira mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nkuko babibabwiye, nitwa Claude Kwizera, nkorera umurimo w'Imana hariya mu Gatenga. Ndahera ku mashimwe nanjye kuko Imana niyo gushimwa. Imana yarakoze cyane, yakoze ibikomeye, mfite amashimwe abiri akomeye. Ishimwe rya mbere, ndashima Imana kuba mpagaze ahangaha imbere y'ubwoko bw'Imana. Ni ishimwe rikomeye kuri njye. Naritekerejeho mu gitondo ndapfukama ahubwo nijya gushima Imana, amaduha Imana icyubahiro. Maze igihe kuva nyuma ya Covid, nagize impamvu ebyiri zatumye ntaboneka cyangwa akora umurimo w'Imana uko numva mbishaka. Buriya igihe ufite ubushake nko gushaka kurya ariko ukabura ibiryo. Hari igihe ugira ubushake rero. Impamvu imwe ni impamvu yuko nakunze kuba hanze y'u Rwanda. Icyo gihe ntabwo nabashije gukora umurimo uko numvaga mbishaka. Kuko cyane aho nabaga ndi byabaga bitoroshye. Impamvu ya kabiri yose nyisobanura ni impamvu nanjye ndasobanukiwe neza. Ariko ngashimira rero iri torero ryaha kuko nyuma ya Covid mu nshuro ebyiri, imwe ni hano, kabiri ni hano. Imana ibaho umugisha. Mbasabiye umugisha rwose. Mbasabiye umugisha kandi kuko nongeye kugaruka imbere y'ubwoko bw'Imana, mpfukamye imbere y'Imana, nyishima cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Muyinkomerera amashyi. Ndanezerewe cyane muri iki gitondo, ndanezerewe mu buryo utumva kuko nari mfite inyota yo guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana nkavuga Imana. Ndabikunda rwose. Abantu bajya bavuga Kiyovu, bakavuga Rayon Sport, bakavuga ADEPR, bakavuga iki, twe tuvuga Imana. Haleluya. Tujye tuvuga Imana. Tujye tuvuga Imana. Imana ishimwe. Kandi iyo mbonye abantu iteraniro rya mbere burya nkunda ikintu bita nibaturi. Nibaturi nyikunda muri forumire abanyarwanda twabayemo bavuga ngo kera twaya tubyuka umuntu yahura n'icyo abona ko bitagera neza ngo nabanje Imana. Twe rero ntacyo tuba twahuna cyangwa twumva ko tugomba kubanza Imana. Twabanje Imana. Haleluya. Ishimwe rya kabiri maze igihe rimaranye naryo iminsi uko ntambutse handeba inyubako. Nahageze mukiri muri kave, uyu munsi hari aho bigeze, igisenge kiriho, nashimiye Imana n'ukuri. Kandi najyaga nyishima mu muhanda mita gusa. Imana rero ishimwe cyane kandi ihumugisha babashije gukora kuri iyi nyubako. Rero mu muco w'Abanyarwanda n'uwa Gikristo hari ibintu bibiri burya abantu bahita bahuriramo. Ubundi mu muco mwiza cyangwa mu Kristo usanze barya nawe urakaraba ukarya. Siko bigendara. Ubundi ni wo muco. Iyo usanze abantu barya nawe uratambuka ukarya. Botereba iyo baguhejeje abari ibisambo. Haleluya. Ikindi kintu cya kabiri nibuka Abanyarwanda duhuriyeho, iyo usanze bakora nawe urakora. Nanjye ndi bukore ndabibwira ubuyobozi uko ndi bukore. Kuko ntago wasanga abantu bakora ngo utaye. Icyo gihe ntabwo aburi umunyarwanda, nta nubwo aburi umukristo. Sibyo? Kandi ndumva ibyo bintu byose mbyishimiye kuba ndibyo. Ndi umunyarwanda nkaba n'umukristo. Imana ishimwe cyane. Ayorohera amashimwe abiri kandi n'ukuri aranejeje muri iki gitondo. Nshimye Imana, nshimye ubuyobozi bw'ahangaha bantumiye bantekerejeho. Imana ibahire ubaho umugisha. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro umurongo wa 12, igice cya 12, burito umurongo wa mbere turageza ku wa gatanu, ku wa gatatu, dusome na 17 rimwe kugeza kuri 5. Mu rupapuro rwa 9 mu mpapuro zitangira mu isezerano rishya. Urupapuro rwa 9 Itangiriro 12 rimwe kugeza kuri 3. Haranditse ngo umutwe w'amagambo uvuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Rimwe,
Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa imigisha. Amina. Twambuke tujye ku gice cya 17 dusome umurongo wa mbere wonyine. Haranditse ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ni Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Hasi 5 haranditse ngo kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu kuko nkugize. Ndahagarara aho ngaho. Imana ibaho umugisha. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero igihe umushumba yandarikaga kuza imbere y'ubwoko bwayo kuvuga ijambo ry'Imana, narasenze kandi muzi imitima mvuga ngo Mana ko maze igihe ntagera imbere y'ubwoko bw'Imana nzababwira iki. Numva ko mpishurirwa ko nzababwira ku muhamagaro w'Imana, umuhamagaro turi wa papa wawe, umuhamagaro turi wa mushiki wawe, umuhamagaro utari uw'inshuti, ahubwo umuhamagaro w'Imana. Haleluya. Aha rero twasomye ngo uyu mugabo witwa Aburahamu sekuruza cyangwa Aburahamu sekuruza wabizera bose, yari umugabo uvuka ku mugabo wundi witwa Tera, ndetse bari batuye ahantu hitwa ngo Uri y'Abakarudaya. Igihe kiza kugera Tera atekereza ku Gikanani. Nusoma hejuru yaho twasomye urabona ko Tera yigeze kugira umugambi wo ku Gikanani, ariko ntiwari umugambi w'Imana kuri Aburahamu, ahubwo ari uwa Tera. Ngo agiye mu rugendo agerayo, araza agera ahantu biti Iharani ngo ni ahantu hari umujyi cyangwa hari atembere cyane. Hageze aguma aho ngaho, Kanani arabyihorera. Ariko igihe kiza kugera umugambi w'Imana usora kuri Aburahamu Imana iramuhamagarira amubwira iti Aburahamu, va mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu usiga inzu ya se ujya aho nzakwereka. Haleluya. Aha rero hari amagambo abiri. Ubundi iki cyigisho gifata nkigisha ku migemo 3. Imigemo abazi igifaransa ni silabe 2 minutes. Va, jya, nza. Aha nongera ngo twibande uyu munsi kuko ntabwo mfite umwanya munini cyane. Turibanda hagati ya va na jya. Va ni Imana yasabye Aburahamu kugira aho ava. Natwe mu guhamagarwa kwacu cyangwa kuba turi muri iyi nzu, hari aho twavuye, hari naho twabaga. Donc aho nongera n'ijambo ngo va ni uguhamagarwa, va ni ugutegekwa, va ni ijwi ry'Imana rigira uri kuvana. Aho Imana ituvana rero ntabwo ikuvana, hari aho tuzagira ikagikuvana mu byiza kushyira mu bindi. Iyo wageze muri jya wamaze kugera aho ujya, ariko hari naho kuva mu bibi jya mu byiza. Akenshi yiva Imana cyangwa ijwi ry'Imana riguhamagara rikuvana mu nzu ya so, rikuvana muri bene wanyu, rikuvana mu nzu ya so. Burya inzu ya so muyisobanukirwe ni umurage. Numva ngo reka umurage w'iwanyu ahubwo ujye mu nzakuraga. Rikuvana ni habi, ni ahantu habi tuba twarahoze, ni ahantu habi Imana yatuvanye. Kiyongeza hano burya Imana, ubundi ushaka gushima Imana, nushaka gushima Imana no kunyurwa, nushaka kunezerwa no kuzuza umwuka wera, jya utekereza aho wavuye urebe naho uri. Burya ibyo birahagije. Ushobora kuzuza umwuka wera utasenza y'ibiri. Nukuri ukavuga ugatekereza ngo njye ntekereza irundana gihara ngahita numva meze nya nka vibura aho navuye we, nka vibura nagerera Nyabugogo nkareba ahantu ukenyera manika natashyaga ngahita meranya. Tekereza wavuye umva uzuzura umwuka wera. Haleluya.
aha rero aho Imana yatuvanye nk'ubu iyo ngeze aha Gikondo uvuga ubutumwa bwiza ntekereza 95 aho nabagaho hose aho najyaga ngenda hari utubari twitwaga randevu sinzi n'ibitugihari navuye mu tubari mu izina rya Yesu hari ahitwaga muri sero habaga isamake nziza cyane ndahibuka hari ahitwaga Nyenyeri hari ahitwaga kwa Mukanyonga hejuru ara kurya nyuma twajyaga kurya zinga ruzite mana we warakoze tuzitanguranwa wahagera saa 12 ugasanga ntayo uri bubune tunywa za tarama tunywa zaki Imana we warakoze none ntabwo ndi Gikondo ko naje muri randevu ntabwo ndi Gikondo ko naje muri saro nakandi kabiri kabagaragura sinzi reka kiriho kitwaga muri saro ntabwo ndi Gikondo ko ndi muri Nyenyeri ntabwo ndi Gikondo ko ndi muri kwa Mukanyonga ahubwo ndi Gikondo vuga Yesu wangiriye neza haleluya va Yesu we va ja nza haleluya Yesu yatuvanye ahakomeye Yesu yatuvanye ahakomeye Yesu yatuvanye habi Yesu yatuvanye mu mazina y'amagenerano y'abasogokuruza kandi aratubwira ngo dusige ibyo byose izo karandi by'iwanyu bakuraga bituritse wanyu nta kamaro kuko murage wacu ni ijuru haleluya witekereza ibindi witekereza isambu wirwanira isambu n'abo bapagani batse umva yaravuze ngo sige inzu ya so na bene wanyu oyabareke irindi jambo rikomeye ngo va mu gihugu cyanyu icyo gihe cyari cyabo hari kiri gihugu kitari cya Abraham Imana yaramugeneye kitari icya bene wabo haleluya hari igihugu Imana yatuvanyemo hari igihugu Imana yatuvanyemo ari aho Imana yatuvanye aha rero ahantu hakomeye cyane kuva guhamagarwa n'ikibono kumva ijwi ry'Imana naho kujya mbese Imana bamaze kukubwira hariho ahubwo hagati aho ngaho bene data nahantu hakomeye njye nibuka igihe nahamagarwaga cyangwa uburyo ntahamagamo njye n'uburyo butangaje n'uburyo butangaje njye mbwira abantu ko Imana yangiriye neza kandi kuko n'ukuri Imana yangiriye neza Imana yamvanye irunda na Gihara nkaba niciye mu mujyi wa Kigali byo nabishimira Imana yatumye nikora niregaga nzi ko nzakora witwa Kamana Karaveri Imana ishimwe cyane ibyo si amashimwe nigaga numva bo nzakorera mbabara ngeze mu wa gatandatu noneho ntekereza ndibuka niho nahinduye gatoya hari ikintu cyitwaga PSTP himo cyari projet yo muri Minenteri muri icyo gihe yo kuko nigaga ibyo bita travaux publics et construction numva ko ho yukoze baguha ipikipiki ndahindura numva ko nzakora ba mipikipiki komana we aho Imana tuvana Imana tujye tuyishima dutekereze aho tuvanye dushima Imana noneho igihe kigeze ibyo gukorera abandi cyangwa nakiza gukorera bitewe n'amateka n'intuza n'intambara byose ntabwo yakomeje gukora natangiye gukora atagikora nibyo bya PSB yari projet ya banke mondiale yararangiye Imana nyereka ko ngomba kwikorera ubwo ntiwashima Imana ariko ibyo ntabwo ari cyo nagendereye kuva aho Imana yakuvanye ijwi ry'Imana no guhamagarwa kw'Imana no kugera aho igushaka ni ikintu gikomeye kuko harimo ibintu bibiri icyambere byo tugomba gusiga Imana ivuga ngo siga Imana yabwiye Abraham ngo siga bene wanyu usige n'inzu yasujeho nzakwereka aho rero akenshi hano ngira ngo tuganire hari igihe twibeshya ko cyangwa muri urugendo twibeshya ko twumva ijwi ry'Imana twageze aho dushaka ndetse turiyo neza noneho ariko ugasanga umutima wacu ntiwavuyeyo ndetse naho wagiye ntago wagiye ngushikame aho nkanjye nge nibuka ibyambayeho n'ubuhamya ngiye guhita ntanga nihute kugira ngo tuze kwihuta twuberiza amasaha nge narahamagawe maze guhamagarwa mpamagarwa mu buryo butangaje na rimvuze mvuga ku buryo Imana yangiriye neza nari mfite ibintu bihagije iyo mvuze aka kantu gasubiraho neza iyo mvuze ibintu bihagije si ibitaje byinshi Kigali si ibimodoka byinshi si ibikamyo byinshi ahubwo Imana yambaye umutima unyurwa ni handi ntekereza niba naryaga simpage nkaba mbaga uranezerwa nyine ibyo si byiza niba hari byinshi kamwe umuntu atekereza kumva aranyuzwe akumva ko ari umukire burya gukira kwa mbere ni hano
gukira kwa mbere si ibitaje bitanu bishoreranye. Gukira kwa mbere ntabwo ari amamodoka n'amakamyo menshi akururana. Gukira kwa mbere ni ukunyurwa ukumva unezero Imana, ukumva uranezero muri ukavuga ngo Mana nkurikije uko nahoze no kuri uyu munsi ndagushima warakoze ndi umukire, ukimvamo ubukire. Ubwo nibwo bukire ndata, nibwo bukire bwa mbere, kandi ubwo nubugeraho n'ibindi byose ntuzamenya uko byaje. Nanjye rero nari nezerewe, kandi kuko nari nezerewe byari byo. Nge nahamagawe ndi mu ndege, ndimo ngenda mu ndege, ndicara ndeba intuza ari ukuntu uba uri hejuru, cyane cyane iyo ugize amahirwe ukagenda mu ndege ya saa yine saa tanu kugeza saa saba kugeza saa 9, hari ukuntu ureba hejuru ukabona igicu, ukara no hasi ukabona igicu, aho kaza kugira ngo indege gace ahantu ukabona ubonye nko hasi. Hejuru ntibishoboka burya uko bitumbaje no kugicu kigumaho, wareba hasi bitewe nanone naho amaso agarukira nabyo ni igicu. None numva nezero Imana cyane, umunezero bamwishi cyane, umunezero nyuzuramo n'uva muri ruratsi. Ndavuga ngo ariko Mana yeba batatu wanciki, numva ko Imana yangiriye neza. Ariko ntekereza Imana itasha, Imana igira formule mugira, ira ni formule Abrahamu nawe ufite yawe nanjye mfite yawe. Numva nezero Imana avuga ngo Mana uko kwa mayifirite yo kwisi nzaburi y'ijuru gutyo ngaho ahantu gukizwa kwanjye kwaturutse. Naravuga ngo Mana koko warampaye, ubu nzaburi ijuru koko, mbese uyu munezero mfite mushireho iherezo, mbeho nk'umuntu uzi ko ufite iherezo. Numva ko ngomba no kuzanezererwa mu ijuru. Icyo gihe rero iryo ni ijwi ry'Imana ryari rimpamagaye, niyava haranumvaga ko ngomba kuva naho ngomba kujya. Nafashe icyemezo koko ntangira kujya mu nzu y'Imana, ariko nabyo ni ubuhamya burebure. Bone muzantumire ku manywa nze nitonde mvuge Yesu rwose, mvuge Yesu, muvuge nidunde rwose, numve ko navuze Imana. Noneho icyo gihe urumva rero narashatse, mfite umudamu areba ibyo mbamo, ukijijwe nge ndakijijwe, siyenzira nazi inzoga za Amerika hariya, kazamura ikiganza agasenga akavuga ati Mana mufashe bikiri biki. Igero kiragera nyine, icyo gihe kigeze numva ko ngomba kujya mu nzu y'Imana. Ubwo ndi muri ndahagurutse ndagiye, ahubwo kugeraho Imana ishaka. Rero ngezeyo njyana amakode yanjye, ndagenda ngezeyo urumva meze neza. Icyambere najyanye kode ebyiri. Icyambere cyari gikomeye, inyigisho y'umugisha cyari kibazo kuri ngewe, y'umugisha, kuko urumva ko wavuga Yesu gusa ukavuga ijuru ukavuga kugira gute. Noneho ariko izo nyigisho zaza nari ndi mu icacu, zikunda no kuhaba cyane nyine. Noneho nkumva ibyo nahamagariwe cyangwa ibyo nshaka ntabihari, nkumva ko nayobye. Ndongera nshyiraho formule nkavana ibi bintu, hari ibintu nge nkumva ko ijambo ry'Imana ryo cyangwa ubwo ibintu atari ngombwa. Urumva harimo ntabwo nari navuye uko Imana ibishaka. Icyo gihe nari mfite ibyo mbamo nananiwe kurekura neza ngo mbisohokemo. Nabaga mu masiganwa y'amamodoka, nabaga mu bintu bidafite ibintu nyine byo kugenda kugira ngo bakomere amashyi, kana amashyi agomba gukomerwa Yesu. Ariko Mana we, nge nafite formule. Ndetse ndibuka nigeze no gutanga ruswa mu nzu, ntabwo nabyita ruswa ariko kugenda nabikoze su forme ya ruswa, kubera kumva bavuga Yesu gusa. Nigeze kwiherena umukozi w'Imana, ntabwo namuvuga, ndamubwira ntimbabarira, ndashaka kunyifashiriza, nzahari yasimfashwe nkugene ibi nibi, ariko umunsi wagezweho jya uvuga ijuru gutyo. Ndabikora, Imana irareba iranyihorera, iravuga uti uyu murengo wo kurengwa gutya mwana wanjye, kuko ndi umwana wayo, yari mfiteho umugambi mwiza, nzakwereka ko n'umugisha mutanga, nanjye umugisha wigizayo. Muriva agatango siga, iri jambo siga, gusiga ndagira ngo urifate urigire ryo uvuga ngo mbese ibi narabisize ndimo neza. Ubwo sire narasize nyine neza, ntabwo hari byo ntari narasize nyine. Umugisha Imana yavuga ngo uyu mugisha ukoshya, abakozi banjye bajya hariya bavuga ukumva ko ibi ngibi atari ibyawe kandi byavuye mva. Icyo gihe Imana igira ibyo ihagarika, ihagarika aho navomeraga hose, aho nakiriraga hose arahagarara, amasoko araziba, amasoko y'imigisha asa naziba, azibye ntangira gusenga. Aho rero niyo hantu kenshi muri wa muhamagaro wacu wumva ngo umuntu ari mu ishuri ry'Imana. Bene data aragiye mu ishuri, njya mu ishuri ry'Imana. Ishuri ry'Imana ariko ikintu narivanyemo ibintu bikomeye, ntabwo nuko mvuga nze nihutira byo mbivugeho. Imana icyo gihe icyambere negereye Imana, kuko nabona ko ntahandi sigaje, ko ntazegera umubyeyi,
ko ntazegera inshuti nako inshuti uba wabibonye ko ntaza ni kagahinda ubabara ukababarana n'umugore wawe gusa nta wundi buryo hari umubabaro ntibazakubeshye inshuti ya mbere no mwashakanye mubanye neza kuko ni ubabara. Reka nguhe urugero, buryo umuntu ashobora kugufasha umwana yabuze minerivare akamwishyura igihembwe n'akabyisi ishyura icya kabiri icya gatatu azavuga ko atamubyaye. Niko bimeze, agahinda gasigara iwawe mu rugo, iwawe mu rugo niwe n'umugore wawe, sibyo? Icyo gihe imiyoboro yarazibye imaze kuziba ibintu birakomera, ariko negera Imana, negera Imana. Ngiye kubabwira icyo kintu niba hari undi wagikoze, Imana nyine igumye mukomeze yarabaye intwari. Ndibuka ko nari ntuye Nyarutarama, ariko uku tubyuka tugasenga saa 9, ko nari naratoje gusenga saa 9. Nje naciye agahigo kugira ngo numve ko nakora ku bishura bya Yesu saa 9 nkaba ndi mu mazi ibyumba z'ijoro. Nubango hamwe n'ubushumeri no kudakorana ryamaga kare. Byagera saa 7:40 nkatsi imodoka nkaje mu mazi ibyumba. Ndabikora we rimwe nje amabuye ntema hangaha inkweto njyanye za sandari rimwe amazi akazitwara nkagaruka ntazo ngarukanye. Muhura n'ishuri ry'Imana, ndagenda nkora ishuri, ariko ndagenda njyamo numva nuzuye imbaraga koko. Nuzira imbaraga ko ndibuka rimwe hari umukozi w'Imana witwa Rwibasira yigeze kutumana n'Cyumweru atwigisha. Ama atwigisha icyo genda nkunda Imana numva ijuru nifuza gupfa. Uzi kwifuza gutaha numva nakwitahira rwose, ariko nyine byise kumwe bihora bigira. Ntekereza ibintu bibiri ndabyibuka, atekereje abana, ndongera ntekereza umugore se burazashaka uriya numva ndahinduye, kandi umugore wanjye ninjye buri uzamushaka bizagenda bite? Numva biranyobeye babyihoreye gato. Mera haiza batya igikombe cy'indenga nde bishoboka. Numva ndahinduye nabariya umugore wanjye n'uzamusigara nabizagenda bite buriya. Biranyobera, ariko ndavuga ko nashaka kubabwira ko negereye Imana vajya. Reka twihute cyane, iki cyigisho rimwe nzaza tukiganiro, mfite n'ubuhamya bwinshi, mbabwira ubuhamya bwinshi. Imana yagumye gukora ibitangaza, igihe kiragera Imana irongera buhoro urugendo izibura ya masoko, none isibura ya masoko. Igihe kiragera mbu umukozi w'Imana, niho namenyeye kuvuga ubutumwa bwiza, niho namenyeye kuvuga Yesu, niho namenyeye ubutayu, niho namenyeye kuba nasengera ubabaye, niho namenyeye gusura uri mu bibazo, niho namenyeye gukora uyu murimo cyangwa kuba kwa Yesu icyo bisaba. Haleluya. Va ya nza. Igero cyarageze kuko nayo numva ko mpagaze neza mu by'Imana, mu muhamagaro rwose numva naneze, kandi numva ko muhagazemo neza, mpagaramo neza. Aburahamu nawe yagomba kugira ibyata akagera aho Imana imushaka. Aho Imana igushaka rero niwe ikorera, nanone nihuse niwe ikorera ibyo yakugeneye byiza. Aha ni Imana tubwira ngo, yabwiye Aburahamu ngo nugerayo nanjye nzaguha umugisha, nzakugira ubwoko bikomeye, uzakwivuriza umugisha nzamuha umugisha. Ivuga ibintu bigera kuri 5 bikomeye. Ibyo bintu twabisomye namwe mwakongera mukabisoma. Imana aha hantu ngira ngo ahantu naho ni ahantu bene data ho kwitondera. Hari igihe ugerayo cyangwa ukanasubizwa, harimo uburyo bubiri. Ikintu ngira ngo tuganire. Abakristo b'iki gihe cyangwa abakristo benshi, akenshi yagezeyo hari igihe bataragerayo neza, akifuza dojya vajya byatarageramo neza, ahubwo akihutira ashaka nza. Notebye aho kandi mukumve neza, wowe ukumva nza y'Imana ariyo no gusenga isengesho ntusengere kugerayo, ahubwo ukifuza ko Imana yagira ibyo gukorera byihuse. Imana idufashe tubanze tugereyo, Imana iduhe kugeramo neza, Imana idufashe twambika imbaraga zituma tubibamo neza, zituma tubyumvamo neza, kugira ngo nza y'Imana itangire ikore muri twebwe. Aho niho ubona ngo amasezerano aratinda gusohora, ngo ibintu byaragize, ndetse ukaba wakwikubita mwe akavuga ngo oya
ariko igihe cyose uzaba wagize aho Imana ishaka, Imana izakorera bikomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yaje kugeraho, maze kugeraho ishaka, nanjye sinzi uko byagenze. Naratunguwe bice mu gaforomire gato cyane, agaforomire kitwa gukategoriza amasosiyete y'ubwubatsi. Nkora akazi k'ubwubatsi, mfite sosiyete yubaka mu cyo bitara PPA, bashyiraho ko amasosiyete bashyize mu nzego. Nisanga mu rwego rwa mbere. Mu rwego rwa mbere abandi bose ari bihanyazwa, ari ngiye uciye bugufi. Icyo gihe rero amasoko yongeye gufunguka, shituka nanjye ndi kwa kundi mfite n'icyo natanga mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Rero ndatinze, Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana iraduhamagara, Imana ishaka ko tujya, nayo ikagira ikikora. Kandi igize ikikora Imana ukuntu ari nziza, ngo amazina arahinduka. Ngo Aburamu, ngo Aburamu we, ngo Aburamu we, ngo ya, ngo ntabwo uzongera kwitwa ukunda Aburamu, ngo ahubwo nkwisa Aburahamu kubera ko nkugize. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ibyo Imana ikora amazina yacu agahinduka. Hari ibyo Imana ikora umwana w'umukobwa akitwa umubyeyi. Hari ibyo umwana akora hano akabyara akongera ko Imana we. Ndanezerewe cyane muri iki gitondo. Iyi Imana igusubije amazina arahinduka. Ingumba zitwa mama kanaka, abagabo batabyaye imitsikazi bakitwa papa kanaka. Uwari umusinzi akitwa umukozi w'Imana. Bana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uwari incikazi yitwa sogokuru, bagahamagarwa sogokuru. Ayo yose ni amazina ahinduka kubw'umugisha w'Imana. Haleluya. Amazina arahinduka. Iyi Imana yakoze iyo wageze aho ishaka, Imana igakora, amazina agira gute? Amazina arahinduka. Amazina arahinduka. Uyu munsi nitwa mwarimu. Ntabwo muri kamere yanjye cyangwa mu bitekerezo yanjye ntabwo nari nzi ko nakwitwa mwarimu. Izina ryarahindutse. Erega si ibyo byonyine. Uze no mu telefone avuga ngo boss. Ariko ye hari. Ago bajya muceceka. Ahise Imana babikoze koko. Si Imana babikoze. Musore muto n'uwuhe muri mwera. Ubuzi bagwamugaye boss we ntabwo si Imana babikoze. Sibyo? Amazina arahinduka y'Imana yakoze. Imana ibagirire neza. Imana iduhe kumva umuhamagaro we n'iki dushakaho. Imana iduhe kugera aho ishaka. Ndasoje message yanjye ariyo ngiyo. Kumva umuhamagaro w'Imana, tujya aho Imana ishaka. Tureke gusengera cyane, kumva ko gutoteza Imana no kuyibuza amahoro, twereka ko itadukorera nza yayo yatinze, ahubwo tureba aho duhagaze. Turenge ngo mbese tubihagazemo neza, mbese twageze aho Imana ishaka. Ereka buryo ugeze aho ishaka nawe kumva ko hari nawe urabyumva muri wowe, buryo umwe usigaye aba ari uw'Imana. Sibyo? Imana kandi ntiyamburira ishyura. Ntabwo yabara gusezeranyije ngo nerwo kwishyura icyo yakoze. Ntabwo yambura uhoraho, ntabwo yambura. Oya, ntabwo yambura n'umubyeyi. N'umwami n'ushobora byose. Ndasoje. Uyu munsi cyangwa itariki nawe waba ari umunsi wawe wo guhamagarwa. Imana ifite ishaka kukuvana ikagera aho ikugeza kugira ngo izakugirire neza. Waba uri aha ngaha utarakizwa, iri jwi cyangwa iri jambo ryaba ari ryawe, iyi va ja nza bikaba ari wowe, Imana yagennye ko ishaka kuzagira igikorera, ariko avec une condition. Iyo condition nayihe? Ni ukugera aho uva ukagera aho ujya gushaka, ukava mu gihugu cya bene wanyu, ukava muri abo bene wanyu no muri ibyo urimo, kugira ngo Imana izakugire neza. Uwo ni umuntu umwe. Uwa kabiri, hari igihe wumvise ijwi ry'Imana ndetse waranahagurutse, ariko urareba inyuma. Yesu ubundi amaraso ya Yesu yagize icyo akora, mbere wahita kumera nka mukaroti ugahinduka inkingi y'umunyu. Ntabwo wabaye mukaroti, ariko birasa nabyo. Birasa nabyo. Hari aho ukomeza nk'inkingi y'umunyu ihagaze, uri igikamuke kiri aho gusa, kuko utavuye neza gukireba inyuma.
wananiwe kugerayo, wananiwe no kuvayo neza, uri hagati gusa. Nawe muri aka kanya ndagira ngo abakozi b'Imana abo bantu ibyo byiciro baze kubisengera, ahubwo uratekereza kuri nza. Oya, Imana irashaka kuvayo neza. Kristo ubundi burya amaraso ya Yesu ni igitangaza, ni ikintu gikomeye cyane. Urabona mu bihe bya kera yagize neza, yagize umumaro. Yesu we, amaraso yawe yagize umumaro. Kera mukaroti yagize gutya rimwe gusa pa, n'ubu iyo nkingi y'umunyu barayisura. Ariko uyu munsi kubwa amaraso ya Yesu, Imana iragumye ikagira gutya, amaraso agumye akatubembereza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Reka rero uyu mwanya nawe wumva ko utarageramo neza, ukabuhagaze utarajyaho Imana ishaka, ahubwo wifuza ko Imana yagira ikikora, wifuza guhindurwa izina kandi utaragerayo. Muri make ni intege nkeya. Aburahamu nawe muri urugendo yahuye n'intege nkeya. Hari intege nke zigaragara kuri Aburahamu zigera kuri 3. Ya mbere, inzara yateye i Kanani mu gihugu cy'isezerano, arahunga ajya mu Egiputa. Ageze yahure n'ishyano, ubyibuke. Umugore we yabeshya mwita mushike kuko ngo Sara yari mwiza cyane. Bamukunza bati no, ati so umugore wanjye, ati ni mushiki wanjye. Arabeshya. Bibiri ifite uko ivuga ibyabaye kuri Sara, ntabwo ushaka kubisubiramo aha ngaha. Ifite uko Bibiri bivuga. Natwe rero reka izo ni intege nke, ariko uhoraho Kristo mwiza Yesu yaje kugira izo ntege nke arwane nazo kandi azirwanye mu izina ryo kubw'amaraso ye, kugira ngo tuzabone ijuru ko niryohereza dushakamo. Haleluya. Reka muri aka kanya wumva ko akozweho kuri izo ngingo ebyiri, nakire umushumba aza akomeze, hanyuma ibyo byiciro byombi abisengere. Imana ibaho umugisha. Amen. Twongere Imana amashyi menshi cyane. Kandi umukozi w'Imana arakoze, tumwerekezeho ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Nsabe protokole begekeho imiryango, tugiye gusenga Imana muri ubu buryo, kugira ngo Imana ihindure amateka yawe, iguhe umugisha, iguhindurire izina. Hari ikigusaba, hari aho igusaba kuva. Iyo umajije kuhava, hari aho ikujyana. Iyo imajije kukugeza aho ikujyanye, irakora. Haleluya. Muri uyu mwanya rero tugiye kugusengera Imana, wowe ukiriyo. Nawe Imana yakugirira neza. Haleluya. Nawe Imana yaguha agakiza. Nawe izina ryawe ryahinduka. Nawe watabarwa. Ntago uri aha ngaha ukaba wumvisha ijambo ry'Imana ariko ukaba wumva ukiboshye. Zamura ikiganza tugusengera Imana. Uyu mwanya ni uwawe. Imana irashaka guhindura amateka yawe. Imana irashaka kuguha izina rishya. Imana irashaka kugukorera ibitangaza. Imana irashaka kuguha umugisha, ariko kugira ngo iguhe umugisha hari aho igusaba kuva. Uri aha ngaha wifuza gusengerwa ngo amateka yawe ahinduke, zamura ikiganza. Ibi ntago biteye isoni. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Nimutambuke muze tubasengera Imana. Nimuze tubasengera Imana. Ubu butumwa n'ubwawe. Urashaka ko Imana ikugirira neza, ariko Imana nayo irashaka ko hari aho uva. Twongera Imana amashyi. Hari aho ishaka kuva, hari aho ishaka kukubona, hari aho ishaka kukurebera kugira ngo iguhindurire amateka. Urifuza ibyiza, ariko Imana nayo hari ibyo igusaba. Ntago usigaye. Ngwino tugusengera Imana. Nutaza niyo yaba umwe gusa, iyo abonetse mu ijuru haba igitaramo gikomeye. Imana urayifuzaho ibyiza, kandi nayo hari ibyo igusaba. Imana tuyongera amashyi menshi. Iragusaba kureka ibyaha, iragusaba kuva mu bibi, iragusaba gukiranuka kugira ngo iguhe umugisha wayo. Wowe ntusigaye. Turasengera aba. Mbere kugira ngo dusenge, ushobora kuba wari waravuyeyo ndetse yarakweretse naho ujya,
ariko mbere yo kugira ngo ikore ugira intege nkeya, ucika intege, usubira inyuma, hagurukira aho ngaho uri, turagusengera uri aho ngaho. Abantu bahamagawe bakinjira mu muhamagaro bakawugeramo, ariko bagacika intege kubera ibigeragezo n'ibibazo bitandukanye by'iyi si. Urakoze cyane, mukomere Imana amashyi. Abo bo turabasengera mu myanya yabo aho bari. Abantu bacitse intege bumvishije ijwi ry'Imana ndetse baratambuka, ariko bageze mu nzira barahagarara. Imana ibaha umugisha, tugiye kubasengera Imana ibongereremo imbaraga. Nawe uriyizi, uzi ko watambutse ari kugira intege nkeya, kandi ijambo ni iryaho kugira ngo Imana igusubizemo imbaraga. Imana tuyongera amashyi. Amashyi ni ay'Imana yo gushimira Imana ko irimo iragaruka ku bantu bayo. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Reka tubasengere. Mana ishobora byose, uracyari ya Mana ikora ibitangaza, uracyari ya Mana ikura abantu mu byaha ukabaha agakiza. Aba bapfukamye ahangaha turabasengeye, bababarira ibyaha byabo, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Bariya bahagurukiye mu myanya yabo turabasengeye, bageze mu nzira ariko bahuriramo n'ibibazo bitandukanye, bacika intege, basubira inyuma. Abo nabo turabasengeye, nabo bababarire, uhereye none ubambika imbaraga nshya. Dusengeye iteraniro ryose, twambika imbaraga kugira ngo tugere mu mugambi wawe. Uduhe ibyo watuvuzeho, uduhindurire izina, uhindure ubuzima bwacu. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Mutambuke mukurikire uwo mugabo. Komera Imana amashyi. Kandi Imana irakoze cyane, tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga. Pasiteri ngo arashaka gusengera abarwayi. Abarwayi nibahaguruke, umuntu urwaye n'urwaje nahaguruke. Jehova Rafa, Uwiteka Imana ikiza, turagushimira kuko ukiza ibyaha ugakiza n'indwara icyarimwe. Bibiliya iravuga ngo ni wowe ubwawe wikoreye ibyaha byacu mu mubiri wawe, ubibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha tubeho kugukiranuka. Imibyimba yawe yaradukijije. Reka rero amaraso ya Yesu Kristo akize aba bantu bari barwaye n'abari barwaje. Tubigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Benaya batambuke baza hano, tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo, kandi ibyo biduhesha umugisha. Koko mwarimu Korode tuzamuhamagara atubwire ubuhamya, atubwire ijambo ry'Imana, ubundi agira ibintu byinshi cyane. Ubu ntago yababwiye kuntu yigeze kubyara umwana ntiyamenya ko babyaye, amubona umwana yarakuze kubera kujya mu kabari akararayo, agabo gacya, bwamara gucya agakomeza akaryama kugeza aho umwana akuze, amenyo aramera, bahurira muri saro, aramubaza ngo urubaheye. Ibyo bintu ntiyabivuze, afite ibintu byinshi. Murumva ahantu Imana iba yarakuye umuntu. Umwana arakura, bahurira muri saro, ati se uriya mwana n'uwaheye kubera inzoga. Birumvikana bwacyaga ari mu kabari, agataha aryama, bugacyaza yasubiyeyo, bikagenda gutyo. Imana igikura abantu ahantu nkaho, reka tuyikomere mu mashyi tuyishimire. Imana irashoboye, igihindura amateka y'umuntu. None ubu ngubu ni umukozi w'Imana. Imana igira neza. Muzane icya 10 n'amaturo, kandi abayafite kuri telefone murakoresha kode ya yindi 077 aho mukuye. Imana ihongere ibahe umugisha. Karibu. Besurukundo
bakoze bazane ibiseke byo gushyiramo amafaranga yo kubaka urusengero. Twamajije kuvuga ku mugaragaro ko uyu ari umukozi w'Imana, ari urusengero rwabaye umukozi w'Imana, kubera ko ruravuga ubutumwa. Umuntu ararucaho agahita avuga ngo abantu bakoze iyi mirimo Imana ibaho umugisha. Reka mbabwire ko mu ijoro twasenzemo kuwa gatanu twagize ibihe bidasanzwe. Ubuhanuzi buraza buravuga ngo Imana isuye umuntu wese wagize icyo akora kuko igiye kumuha umugisha. Na nimugoroba abahabaye mwabibonye, Imana yavuze ngo umuntu wese warambuye amaboko agira icyo akora ku nzu yayo nayo iramwibutse. Dukomere Imana amashyi yuko twibutse ikaba igiye kuduha imigisha. Kandi ibi ni igitangaza gikomeye. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Tugeze ahantu tugiye gushyiramo parafo na sound proof. Ibyo turimo turabikorera rimwe, turimo turubakamo ibikwa, birasaba amafaranga menshi. Imana ibaha umugisha, aho mukuye ihongere. Ibi iyo tubivuze muza mwihuta kuko nta mwanya dufite. Murabona ko amasaha yagiye. Imana ibaha umugisha kandi mujye muyazana museka mwishimye munezerewe. Ibi ngibi bimajije guhindurira abantu benshi amateka, nubwo Imana yavuze ngo iragarutse iha abantu umugisha kubera ko bayikoze ku mutima barayubakira, nayo ivuga ko izabubakira. Murakoze cyane ahantu mukuye, Imana ihongere ibaha umugisha. Yego umwana Imana iguha ubwenge kandi gukuze, ababyeyi baha umugisha. Murakoze cyane gukorera Imana nta gihombo kibamo. Ahantu mukura muzana kubakira Imana, Imana ijye ihongera kandi igitsindagira ibahe imigisha myinshi cyane. Iki cyiciro tugezeho kiraremereye, kirasaba amafaranga menshi, ariko turashimira Imana ko irimo iragenda itanga amafaranga mu buryo butandukanye, namwe mukayazana tukarambura ibiganza tugakorera Imana. Abantu mwese rero mugize icyo mukora, Imana ibaha umugisha. Kandi na mwarimu Claude turamushimiye, turavuze ngo Imana mumwerekezeho ibiganza. Ibi birakora cyane. Imana ibigenze gute? Imana imuha umugisha mwinshi cyane, aho ukuye ihongere kandi itsindagire. Kandi ntabwo ari ubwa mbere, n'ubushize aza ahangaha yaraduhaye, ariko avuze ijambo rikomeye ngo iyo ugeze ahantu bakora urakora, wasanga barya nawe ugakaraba ukarya. Mukozi w'Imana, ibi bizakugiraho ingaruka kandi nziza, natwe Imana irimo iraduha imigisha. Murakoze cyane. Reka dukoreshe telefone, mufate telefone, dutanga cash tugakoresha na telefone. Iyo ufite amahirwe telefone yawe iriho amafaranga, kuko hari umuntu ushobora kumara amezi 2 nta kintu abona kuri telefone. Wowe niba ufite amafaranga atari tike cyangwa atari umuntu uri bwishyure, ari umugisha wifitiye gusa, kuraho ntuyatanga yose, ariko ukoreho akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1. Aha, ya kode rero ni iyi ngiyi, ariko mumaje kuyimenya usibye abashyitsi. Ni kangahe? 0791 murayizi. Imana ibaha umugisha. Mushyiraho amafaranga ubundi muyohereze kwa Mana, ubundi Imana izishakira igitambo. Niba ufite amafaranga atari itike, atari umuntu uri bwishyura, ari ayawe, bikore gutyo. Akanyenyeri 079156 kode ni yindi banza, ugahita ushyiraho imibare ya kode 079156 ukohereza kwa Mana, ubundi Imana ikakureba neza. Mwari mushiye munatambuka tugizeho amatangazo agize vuba dusoza iri teraniro rya mbere. Munyemere dukomere Imana amashyi yabanye natwe muri aya materaniro. Amatangazo rero turabanza dushimira umushumba watuyoboreye iri teraniro, tunashimire n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Dukomere Imana amashyi. Turanashimira n'amakorari yacu yabanye natwe kandi yakoze umurimo neza. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Gahunda uko iteye muri iki cyumweru n'ubundi ku matangazo menshi n'asanzwe usibye igiteraniro ndi busome kandi byose ndabikora nihuta. Iteraniro rya mbere no buri ku cyumweru ritangira saa 9 n'igice, irya kabiri rigatangira saa 3:45, irya gatatu rigatangira saa 6 rigasoza saa 8. Ku cyumweru tugira amateraniro 3, niyo yayo ngayo nsomye rero. Kuwa mbere tugira niba ture n'ubundi itangira kuwa mbere guhera saa 10 n'igice igasoza saa 12 kugera n'ubundi kuwa gatandatu.
Nubundi kuwa mbere tugira icumba cy'amasengesho gitangira saa 2 kigasoza saa 10 n'igice. Abagabo nubundi barasenga saa 12 icumba gihumuje. Hanyuma kuwa kabiri abavyeyi barasenga saa 3 kugera saa 10 no kuwa gatatu nimugoroba. Kuwa gatatu nimugoroba nubundi murabizi ko dusanzwe dusenga mu mazone. Zone izaterana rero ni zone ya Kigarama guhera saa 11 n'igice. Bavyanditse gutya. Yes. Reka ngisimbuke. Ndaza kwivuga amatangazo n'ubundi y'igiterane. Kuwa kane n'ubundi dufite amasengesho azatangira y'iminsi 2. Azatangira kuwa kane, tuzayasenga kuwa kane no kuwa gatanu, kandi azabara amasengesho yo kwiyiriza. Tuzajya twiyiriza mu masengesho kandi twirirwa hano mu masengesho dusenga kugeza nimugoroba. Ariko nimugoroba saa 11 n'igice dutangira igiterane, ndibuze gutangaza ahangaha nyuma n'ubundi mushumba n'abaraza kuyisubiraho. N'ubundi kuwa nta kindi kintu kizakorwa muri iki cyumweru, ibyo kwiga gusoma no kwandika n'ubundi bizahurirana n'ayo masaha y'imyiteguro. Twigisha gusoma no kwandika amasaha nta masaha ariho, reka tubyihorere gutyo. Hanyuma amatangazo adasanzwe nuko abakuze kuwa gatatu bazasenga saa 3, basenga saa 3 n'ubundi bagasoza saa 6 cyangwa se saa 7 aho ngaho. Kuwa gatatu mwitegure muzaterane muzaze musenge. Kuwa kabiri saa 12 mubyumve cyane, protocole bari hano. Ubuyobozi bw'itorero buzahura na komite iyoboye protocole ndetse n'abayoboye amatsinda y'iyo protocole. Tuzi ko protocole yacu ifite amatsinda 4, abayayoboye bazazana na coordination iyoboye protocole saa 12 babona n'ubuyobozi bw'itorero. Hanyuma amatangazo adasanzwe nuko ateye. Guhera kuwa gatatu nimugoroba saa 11 n'igice tuzatangira igiterane cyateguwe na korali Nayoti ku bufatanye n'itorero. Kuwa gatatu saa 11 n'igice muzaze duterane, kandi hazaba ari ibihe byiza. Abazaza bazafashwa ndabizi kuko twabanye n'Imana ejo n'ubundi niko n'iki cyumweru cyose Imana izabana natwe. Kuwa kane tuzatangira ayo masengesho narimvuze n'ubundi y'iminsi 2, kandi azabara amasengesho yo kwirirwamo, ariko tuzajya tuyasoza saa 11 duhita dutangira, dusoza saa 10 n'igice amasengesho, ariko saa 11 n'igice tugatangira igiterane cyacu. Kuwa gatanu nabwo tuzirirwamo dusenga nimugoroba n'ubundi saa 11 n'igice. Tuzakomeza nijoro ry'impinduka, tuzaba dufite korali y'abashitsi, korali yo mu Gatenga yitwa ngo ni ukuboko ko mutikirije. Ukuboko ntimuyizi se? Baririmbye indirimbo imwe pastor yavuze ku kidendezi, nagiyeyo umunsi umwe mubivuga ubutumwa bashike baririmba. Ntinarizi ngo niyo mwijenda, naho y'indirimbo ni yahangaha ni mwayiririmbye. Iyo korali yaririmba kandi ifite n'umubare w'abantu benshi, kandi bazatubwiriza ubutumwa bwiza. Kuwa gatanu hazacu wambaye wa mugari wacu Kinyarwanda. Ntabwo bizabyoroshe, ndabizi neza ko tuzagira ibihe byiza, kandi n'ukuri Imana izabana natwe muri iki giterane. Mwitegure kuzabona gukora kw'Imana. Hanyuma nkuko nari mbivuze n'ubundi kuwa gatandatu dufite igiterane kizaririmwemo na korali Nayoti, cyateguwe na korali Nayoti hamwe n'ubuyobozi bw'itorero bafatanyije. N'ubundi hariho korali izaza ivuye i Rubavu. Kurwanje ruhande simvuza abandi, ngiye mfata ko ariyo ya mbere njya mbona iva Rubavu izi kuririmba kurusha izindi. Nubwo bavuga na Betelehemu bakavuga n'izindi, ariko nge Beteli nikunda kubi. Kandi mu gitondo izazindukiza saa 8 tuzatangirana igiterane nabo hano. Saa 8 bazaririmbana na korali Nayoti, no ku cyumweru tuzabana mu materaniro yose ko ari 3. Hanyuma n'ubundi dukomezanye na concert kugeza nimugoroba tubasezerere batahe. Murumva ko iki cyumweru kuva kuwa gatatu kugeza ku cyumweru kirafashe cyose, uzakererwa biramureba. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Nizere ko mutazakererwa mushugaruka, kandi n'ubundi nimba ari cusurinye aho gisurinye. Hanyuma unadusoreze iri teraniro amasaha yageze. Mbasabe muhaguruke. Gahunda y'igiterane nuko iteye, kizatangira kuwa gatatu saa 11 n'igice, ndetse nayo masengesho adasanzwe no kuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana rero ibaho umugisha, kandi duhaye intashyo abashyitsi bazateranira ahandi hantu hatandukanye, kandi dushimiye abaririmbye, umwigisha w'ijambo ry'Imana yakoze cyane. Imana imuhe umugisha, n'abashyitsi bacu namwe bakristo muzagira icyumweru cyiza. Haleluya. Mujyane n'umugisha w'Imana rero, muzahahe kandi muzaronke, ubwiza bw'Imana buzabeho. Abacuruza muzacuruze kandi muzunguke. Imana izaturinde impanuka, icyubaro cy'Imana kizadutwikire, ibyo tuzagerageza gukora byose tuzahirwe. Umugisha w'Imana nutubeho. Mana turagushimiye, ugize neza, uduhaye umunsi mwiza, uduhaye amateraniro meza,
buri wese wigomwe akitanga akaza mu nzu yawe kuri uyu munsi tumusabiye umugisha, kandi umugisha wawe utanga uzana ubukire nta mabaro wiyongeraho. Dusabye umugisha mu miryango yacu, dusabye umugisha muri byose. Gendana n'abagiye kandi andi materaniro yose nayo ukomeze kuyabamo, ukomeze kuduha ibihe byiza. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Mugirane n'amahoro ya Kristo. Korali nayo tiboni batambuke n'ubundi minota yacu yarigeze. Mwese korali uko mumeze mutambuke mutangire kuramya no guhimbaza. Mu minota nk'itatu turaba dutanga iteraniro ryacu, ariko mwaririmbye nyine nkuko mwahamagariwe ni